ugasanga rero kugira ngo umuntu agire inama niyo mpamvu rero tuje kugira ngo tuze tubabwiza ukuri kandi bazavuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Ukuri ntabwo ari ijambo bivuga ngo je kukubwira ukuri, ahubwo ukuri navuga ko ari inkota, kandi iteka ryose ukuri kurica cyangwa se ukuri kugakiza. Ikindi kandi iteka ryose ukuri yo kuje ufite ukuri muri warakumenya. So mu byo tuvuga tuza kubabwira ko turaza kubabwiza ukuri murakuzi, kandi nimba tuvuze ukuri murakumva, ahubwo twaje gusana ibyo tuvuga by'ukuri mubona ko bigomba gukosoka bikosoke. Ikindi kandi tubeho nk'urwego nk'itangazamakuru tugira hatangiye. Mwiriwe mvande. Komera. Nayahe mwiriramo? Oya ni meza nk'abandi. Na amahoro turashima Imana. Nairobi muratangaza iki? Nairobi nyine hari izuba. Nairobi iragendwa. Nairobi na amahoro. Na amahoro nta kibazo kabisa. Rero bakunzi ba Mind Mind TV ndetse na Jonathan TV show. Aha rero mutubona n'ubwa mbere, buri wese ndibaza ko mwari musanzwe mumuzi ukwiwe, ngiye mumenyereye cyane kuri kamera za Mind Mind TV, ariko ndibaza ko umuvandimwe wagaragaraga ku majwi mu gikari ariko ari kuri Jonathan TV show cyane. None ku mazina ngiye musanzwe munzi ni Mind Mind, niko benshi bakunda basigaye banyita, ariko nkaba nitwa Byamungu. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuvandimwe, reka nanone uhite ubibwira kubera ko ari nabwo ugeze kuri kamera zacu, ariko sibwo bwa mbere. Ntago ari bwo bwa mbere kubera ko ni bisanzwe turakorana uko dushobojwe rimwe na rimwe. Ku mazina ni Nkunda abantu Eric, bakunze kwita Demu cyangwa se Edem Kojo, uko wabivuga kose nuko. Izina risa nkaho ritamenyerewe kuri benshi. Ni amazina y'Ikinyafrika. Ni amazina y'Ikinyafrika. Yego. Ariko moka kuki Demu, nubwo benshi bakunda kuryita Demu, kandi Demu tukamenya ko ari umukobwa, ariko tukumva wiswe Demu. Iryo zina rikomoka hehe Demu? Mu Giswahili bakunda kuvuga ngo ni Demu, ariko noneho ntago ari Giswahili. Ni Edem Kojo, nuko bariciyemo akavuga ngo ni Demu, ariko ni Edem Kojo nkuko nigeze no kubikwereka no kuri Google, ariko twashatse ubusobanuro turabubura. Nyose baba barahuye naryo gute? Urebye harya warambwiye mu rugo muri gakondo, mu rugo harahagana ni ahantu bita mu Rumweru za Gatanga. Mu Rumweru hagana za Masango. Neza nje twese Masango mbese muri ba Mayimayi. Twe twabanaga na bariya bose za Magunda. Bariya bose nukuvuga ngo bariya bose turaziranye. Muri make wewe hariya mu Magunda niho muri eneo zanyu. Ni hariya. Nose baba baravuye ryari Demu? Mu by'ukuri navuyeyo nkiri muto, kubera ko navuye ariko nari mvutse, nari mfite ariko ubwenge, nari mfite nk'imyaka ndibaza nimba atari nk'ine ni nk'itanu. Twahavuye nshobora kuba narahavuye nko muri 90 cyangwa se muri 80 kubera ko nisanze i Burundi niho navuga ngo namenyeye ubwenge cyane. Nose iryo zina rya Edem Kojo no mu Rumweru ko ritamenyerewe mu misozi y'iwacu, waba warahuye gute naryo? Ni akazina mu Kirundi bazakunda kuvuga ngo ni agatazirano. Ni agasireno. Nanjye sindamenya umuntu warinyise, nza numva ngo ni sogokuru, kandi sogokuru ntiyize menshi, ariko nkayoberwa ahantu yarikuye. Edem Kojo. Edem Kojo. Ariko se gaba rifite ibihe bisobanuro? Nashatse muri Google ndaribura, ariko gusa barambwiye ngo ni izina y'Ikinyafrika. Hari umuminisitiri umwe I think no muri Togo. Ya nabibonye ko muri Togo. Nimba ari we banyitiriye simbizi. Ubwo se yabaramenye nyo gutana sogokuru yaba yari yarahabutse byenda kuragira ngo agahabukirayo. Abitwa ba Rumumba se nabo bari bamwe bari babaza. Ya Rumumba ari n'intwari ya Afrika. Ni nkuko bavuga Bankwame Nkrumah, nkuko bavuga ba Sankara, zira n'intwari za Afrika. Ndetse n'utari umunyafrika n'intwari zose azi. Ariko Edem Kojo impamvu ndivuze byenda aho ryavuye ni izina tutari. Ariko nawe nusoma cyane mu mateka y'uriya mugabo, hari ikintu azwiho cyane no mu bintu byo kwandika ibitabo, banditse ibintu bya literature. Urebye muri literature hari abantu bitwa gutyo benshi cyane. Okay, hanyuma Demu
nk'uko wari ubivuze Edem Kojo. Kuri none abakunzi ba Mendi Mind TV ndetse n'abakunzi ba Jonathan TV show, uyu munsi ni iki turi bubagezeho? Uyu munsi tuje kubaganiriza, tuje kubabwira amakuru meza. Rero nari nkubwiye no kuvuga ngo tuje kubaganiriza abakunzi bacu no kubaha ibyiza baba bakeneye. Yes. Muri ibyo byiza rero baba bakeneye aba ari byinshi. Gusa byenda ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kwibanda mu kubwira abantu kuri cyane cyane kubiri kuvugwa hano muri Kenya. Buriya bazavuga ngo ikintu cyose kigira uruhande rwiza kikagira n'uruhande rubi. Izo mpande zose turaza kuzikoraho. Ariko kandi uyu munsi turaza kwibanda nkuko televiziyo Mendi Mind TV nagiye mbabwira ko ari ugusana ibyangiritse, ari naryo izina risobanura. Ubushize narabikubwiye namwe muri kudukurikirana ko to mend no gusana ibyangiritse, ariko kandi tukabisana dushingiye ku buryo bw'imyubakire y'imitekerereze cyangwa se n'ubwenge bwacu. Rero iki ni ikiganiro cyo gusana. Muvandimwe, ni ikiganiro cyo gusana ibyangiritse, no kugira ngo tubashe kurebera hamwe ibintu bitameze neza n'ibimeze neza, ariko cyane cyane ibitameze neza kugira ngo tubashe kubishira mu murongo, bibashe kuja mu murongo, tubashe bese gushirira abantu, guha abantu umuco, kubaha umuco kugira ngo babashe kumenya ikije imbere, nkuko bakunda kuvuga ibintu by'imbere, kugira ngo abantu babashe kumenya ibiri mu muhana, kandi ibyiza biri mu muhana nibyo gushimirwa, n'ibibi tukabinenga kugira ngo bibashe gucika. Cyane cyane ko mu muco wacu dukunda kubona ibyiza tukabishima, kandi n'ibibi tukabigaya kugira ngo bibashe gukosoka. Kandi koko kuko wari ubivuze nyine ukomeje ku kintu cyiza. Umuco, abakurambere baciye umugani baravuga ngo uzuta umuco ugatora ico, kandi ico ni umwanda, ico riranuka ni takataka. Kuko umusore twarimo tuganira yabivuze ngo ntiyarazi gutandukanya ngo tishu na shu na takataka ngo na umena. Ni ibintu byari bisekeje, muzagenda mubireba. Ariko kandi mu muco wacu ni umuco w'ubufura. Umuco w'ubufura wari wubakiye ku bumwe cyane rwose, wari wubakiye ku kuri. Umuco wari wubakiye ku kintu cyitwa indangagaciro, kirazira, ibigomba kuvugwa n'ibitagomba kuvugwa, ibigomba gukorwa n'ibitagomba gukorwa. Burya nk'uko ubivuze mwene data, hari ibintu byinshi ubu ngubu usanga umuntu avuga kandi bitagakuriye kuvugwa mu bantu. Hari amagambo yo kuvugwa mu bantu, cyane cyane nk'abantu iyo uri kumwe n'abantu bakuru, hari amagambo ugomba gukoresha abantu bakuruse. Rero ndetse nubwo waba uri mu bana, hari amagambo agomba gukoreshwa kugira ngo utabasha kubabwira amagambo mabi, kugira ngo bataza gufata umuco mubi. Rero ni byiza ko abantu tugira indangagaciro. Mu muco nyamurenge rero indangagaciro ni ingirakamaro. Hanyuma rero uyu munsi turaza kureba cyane cyane urwego twifuza gusana. Ntabwo ari urwego navuga, ntabwo ari urwego rw'iyobokamana. Tuse nkaho tugiye kubitandukanya. Uyu munsi turibanda cyane cyane ku makanisa. Amakanisa nk'inyubako. Nicyo kintu tuza kurebaho. Dutandukane kubera ko hari itorero, ari iyo mitima, hakaba inyubako, ari ryo huriro cyangwa se ibonaniro dukunza kwita amakanisa. Rimwe na rimwe bamwe bakayita inzu y'Imana, kandi inzu y'Imana ni imibiri yacu. Etienne, burya ni byiza ko n'abantu bagomba kubimenya bikanatandukana, bakamenya yuko koko imitima niyo sengero ry'Uwiteka. Kubera ko ntushobora kubakira inzu nubwo woyubakira Nairobi yose ukamwe ngo ni Imana ntiyokwirwamo. Nuvuga ngo ariko igitangaje nuko ivuga ngo imitima yanyu muri mwe ni mwebwe sengero zanje. Ariko rero hariya ni ahantu tugenda guteranira kugira ngo tubashe kungurana mu bijyanye n'iyo amateraniro. Ukiri aho reka tubanze turebe impamvu tuze gutandukanya byenda itorero turitandukanye n'ikanisa. Umuntu wahawe inshingano zo kubaka itorero dushingiye mu ijambo ry'Imana, icyo Bibiliya bivugaho, ivuga ko ari Amosi. Ni Mose wahereye mu gihe yari aryamye arerekwa, Imana imwereka ikanisa, ihema, iramubwira ngo uryubake
ryari ihema ry'ibonaniro uzaryubake ushingiye kuri rya rindi nakweretse. Noneho Mose yararyubatse ariko noneho risa nkaho ribaye umuco, bagenda baryimukana, ba Yosuwa ngo bashaka kuryubaka ntibaryubaka, ba Dawudi bashaka kuryubaka ntibaryubaka, riza kubakwa na Salomo. Amaze kuryubaka hari amasengesho menshi cyane yarisengeyemo kuba zarigeramo, ariko Imana iramubwira ngo no, ntabwo ndi Imana ishobora gutura mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu cyane rwose. Ijuru ko ariyo ntebe yanjye, isi ikaba intebe y'ibirenge byanje, mwanyubakire inzuki. So ariyo mpamvu twari tuvuze tugiye kuvuga ku makanisa. Rero iciza cy'amakanisa ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, urebye Edem Kojo uri umuntu w'umugabo ushobora kubisesengura ukabireba, ni nk'ikihe kintu ubona cyiza? Kuko twavuze buri kintu cyose kigira uruhande rwiza ariko kikagira n'uruhande rubi. Tubanze turebe uruhande rwiza hanyuma tuze kureba n'uruhande rubi, tubwire icyo turisana. Nk'uko bivuze, amakanisa afite uruhare runini cyane kandi rwiza muri sosiyete yacu nyamurenge. Kuva aho twavuye naho turi, ukuntu twagiye tunimuka tuva mu misozi y'iwacu za Runywero iyo ngiyo mu Gatanga, ndetse ahubwo njega nahavuye tugisengera mu Rubunga ariko bagiye kubaka ikanisa ryari ritarubakwa, ariko bagazambwira amakuru ko hakiri amahombe, ariko urumva twasengeraga mu Rubunga. Ariko rero muri ayo matorero niho urebye amakanisa akamaro yatugiriye ni kanini cyane, dushimira n'abashumba cyane uburyo bagiye batwubakira amakanisa, kuko habayemo ubumwe bwinshi cyane mu matorero, habayemo ibyiza mu matorero, byagiye bifasha imiryango, baratwubakiye amatorero, yaratwubakiye ingo. Kandi nk'uko bivuze nyine ahantu hazaga ikanisa cyangwa hazaga ubutumwa bwiza, aho ubutumwa bwiza bwageraga abantu bakabwirwa Kristo bakamwemera, hakubakwa ikanisa, kenshi byajanaga n'iterambere. Ariko nk'iwacu urebye iterambere ryari ritaraza, ariko nanone uko byari bimeze wabonaga ko ari yo nzira. Oya, wari uvuze ngo byari ritaraza, kandi iterambere icyambere ribanza ni uburyo bwo guhindura uburyo bw'imyumvire n'imitekerereze. Kandi iyo idini ryazaga hari byinshi bibi mu bwoko bwacu cyangwa mu muco wacu bimwe twagiye tureka, ariko ikibabaje nuko twaretse n'ibindi byari byiza. Ikindi kandi iterambere narimvuze, barazaga ryagendanaga no kwiga, ugasanga batazi gusoma kugira ngo basome Bibiliya, hakabaho kwigisha abantu bakamenya gusoma no kwandika. Ikindi kandi bagatangira kuyoboka ibintu bijyanye na civilisation, harimo kwambara, kuko mbere byenda yuko abamisiyoneri baza batuzaniye agakiza, hari byinshi tutari dufite kugeza n'ubu twambaye imyenda, nibo tubikesha. So niyo mpamvu narimvuze rero hazaga iterambere, hazaga ivugabutumwa, hageraga itorero, hageraga n'iterambere. Etienne, nk'uko ubivuze, amatorero yatugiriye umumaro munini cyane twavuye naho turi. Urebye amatorero muri sosiyete nyamurenge hari byinshi yagiye yubaka. Urebye nk'abantu baciye mu Rwanda, hagiye haba amakompasiyo mu matorero nyamurenge, noneho babandi badafite ubwikoro bw'abana ubushobozi bwo kugira ngo abana bige, abana bakiga. Umwana uyibaze ko hari abo nzi bigishijwe na kompasiyo kuva muri primaire kugeza barangije kaminuza, hari n'aboherejwe hanze kwiga, kandi bavuye mu makanisa yacu. Urumva ko ari ikintu cy'ingirakamaro cyane. Kandi mu makanisa haberagamo, hakunda kuberamo n'ibintu, reka mvuga ko n'ubu nyine hakunda kuberamo cyane gushyira hamwe kw'abantu, habamo n'amashyirahamwe. Urebye nk'ubu nyine hari, ushobora gusangamo nko mu itorero nk'ibimina bigenda bifasha abantu n'amatsinda atandukanye, ay'abanyamasengesho, ay'abayumbe, ayabagisirimberi, byinshi harimo abantu bakuramo impano, amakorari, za ministeri. None se urabona nka bamwe bazamutse ubu nyine babaye abastari, tuvuge bariya bose bambonye bande, aba Elize bari hariya, ni abantu bamaze kumenyekana muri sosiyete nyamurenge ndetse na hanze yawo. Kubera iki? Kubera ikanisa. Ikindi kandi ukomeje kuri ibyo binyibutsa ikintu cy'ingenzi, nkuko n'ijambo ry'Imana ribivuga muri Bibiliya, aho bavuga ko impano y'umuntu
izi mwicazanya n'abakomeye yego nubwo ababisobanuye byenda hari ukuntu babisobanuye mu buryo butari bwo bavuga ko impano y'umuntu babivanga n'ibintu by'amaturo ariko kandi iyi kanisa ikindi kintu ryagiye ritumarira ryazamuye impano z'abana benshi cyangwa se nk'uko wari ubivuze abaririmbyi abacuranzi bitunze benshi kuri none ubu nyine benshi tuvuge nko mu bacuranzi bari hano Nairobi ndetse n'ubu nyine n'abari mu Rwanda birabatunze ari n'umuvandimwe wagiye muri Amerika yari mambwira ko hari abantu baba bamuhamagara kugira ngo bajye bamuhemba 2,000 kugira ngo azacuranga kandi akora no muri kampani kandi agenda hafi ku cyumweru gusa urumva ibyo bihimbi 2 n'amafaranga menshi so urumva rero hano birabatunze bitunze ingo byigishije abana amashuri cyane cyane abacuranga muri za matorero y'abanyakenya no twageze hano wenda ni nk'akabanga abenshi batazi twageze hano usanga ayandi moko yahunze nkatwe yashika mu masengero y'abanyakenya agakora amanyanga noneho washika mu ikanisa icyo nkubwiraga ya matorero yacu uburyo yatureze kandi atugirira nazandanga agaciro zacu z'umuco ibo bashikamo ukumva ngo abarundi ngo bateye inda abakongomani bateye inda bagize abandi ngo bibye ibikoresho bagize gute basivye bagafite comportement mbi ariko iyo bafashe umwana w'umunyamurenge ntago bamurekura iyo bamubonye gusa kubera iki batamurekura bazi ko abo bamaze kubona bose ivyo bintu turacyafite umuco w'ubufura none bakavuga ati ukivangamo n'ubukristo neza cyane none bakibaza aba bantu bo bateye gute ko badateye nk'abandi urumva rero amakanisa yacu nico yagiye atumarira yaratwigishije noneho tuze kureba twagiye hirya muri rusange hose ariko noneho tuze kureba cyane cyane muri ibi bihugu twajemo by'amahanga nk'uruhare rwiza kindi mbona kuko umuco wacu n'ubundi wari wubakiye ku bumwe amakanisa yacu cyangwa se reka mbivange n'itorero byose bisa nkaho bigiye kuvuga ikintu kimwe nubwo ikanisa naho amatorero ateranira n'ibonaniro ry'itorero rya Kristo aribo bakristo ugasanga hano muri Kenya kubera itorero impamvu ubona niryo ubumwe bw'abanyamurenge cyane cyane niho bwari busigariye yego ugasanga hahandi muhuriye ikintu kiri bubahuze ni ikanisa nubwo ukorera Mombasa nubwo ukorera Kisii nubwo ukorera Sudan n'ubundi urugo urusiga hafi y'ikanisa ugasanga rya kanisa rero ribaye ubumwe n'urukundo ndetse n'imbaraga wagera ko ku gihe byenda cyo gutabarana iyo hataza kuba byenda ya makanisa yacu umuntu wese yari guhunga yagera muri Kenya umwe akazaja za Kisii undi akaja Kisumu undi akaja hehe waza upfa byenda abaturanyi bakaba aribo baza nko wafungwa ukagira gute ugasanga ibintu byose bikeneye ubumwe bikeneye gutabarana ibyo ntabwo byogiye bibaho ariko kandi icyo ni ikindi kintu cyiza cyane ikanisa ryagiye rimarira societe yacu abageze za Amerika bageze za umugabane w'Uburayi aho bagutwaye hariho hose muri yegeranya ingo 2 3 4 5 mugashinga ikanisa neza cyane hari igihugu kimwe ntavuze baravuze bamaze kugeramo ari benshi baravuga ngo twebwe natwe ngo baturekeye ministeri ngo nyine ngo ministeri baturekeye ngo natwe ngo iyo dufite ngo neya makanisa donc niho hantu tubarizwa niho hantu imitima yacu iba cyane ifokasinze kandi ndumva atari bibi kubera ko ni heza kubera ko ibyo tuhakura n'ibyo tuhabiba n'umusaruro dukuramo vraiment ni mwiza kandi unarebye biranatwubaka tukagira indangagaciro z'ubukristo zikaturinda nubwo rimwe na rimwe naryo hari bibi riba rifite ariko kenshi biratwubakira ugasanga abana bacu abavutse bavukiye mu ikanisa bakuriye mu makorari kugeza babaye abantu bakuru bagashaka nabo babyaye bakababyarira muri ayo matorero rimwe na rimwe ugasanga bibarinze imico mibi aho twagiye duca ugasanga abana bacu abasore bacu ntabwo bandavuye mu by'isi usange bagiye mu ngeso zidakwiriye mu byaha byinshi bitandukanye ariko n'abake babikora kubera gutinya ya dini gutinya wa muco wacu bakabikora mu buryo bihishe oya byo ntitwobitindaho kubera ko hari turabibona muri societe ndetse noneho bikagaragarira n'abantu ndetse n'abantu tubanye
twasanze muri kino gihugu, reka mvuge nka kino gihugu turimo, abantu twasanze baratwubashe kandi batwubahirika, banadutangarira uburyo tubayeho, bakatwutangariza uburyo indangagaciro n'uburyo twiyubaha, dutabarana, uburyo tubanana hafi, bakabona n'uburyo kandi tudafite kompletema mbi. Yego burya nta bazavuga ngo nta muryango utagira ikigoryi, turabafite mu bamwe na bamwe, kandi ariko nanone bagira aho bagarukira. Hari ejo bundi hari umuvugabutumwa nigeze kumva agaya abayumbe, arabagaya bari gusirimba ngo abayumbe, ariko nyuma aza kwigarura avuga ngo nanone ico muha aho kugira ngo baje hanze nanone baze baza mu ikanisa basase nuko basarire baze basirimba, ariko tibaje hanze, kubera ko yavuga ati nibaje hanze nitubakutonganya bakava mu ikanisa nuko barasirimba gusa. Nanone nibaze nimba ari umubiri basirimbana umubiri, ariko bagume mu ikanisa, tibaje hanze, ko nibaje hanze ivyo bakorera habe nubwo bo bahanze y'itorero, nubwo Kristo ataba barimo, ariko bo bagume mu ikanisa cyane. Niyo mpamvu twavuze duse nk'abatandukanye ikanisa n'itorero. Hanyuma tugenda tuva kuri iki ngiki, ibyiza by'ikanisa ni byinshi ntitwabirangiza. Icya mbere nibonaniro, aho abakristo, aho itorero ba bandi bafite Kristo muri bo, abo nabo Kristo akaba muri bo, nibo bari bakwiye kujya guteranira hariya, ndetse n'abataramwakira kugira ngo bamwakire. Ni ahantu twari dukwiye kuruhukira, abababariye mu mago yabo, abafite agahinda, ababuze imbyaro, abapfushije, bakaba ariho baja kugira ngo baruhukire. Kubera ko na Bibiliya iravuga ngo impamvu duterana ni ukugira ngo impano Imana yampaye ningera hariya yubake mugenzi wanjye, ifasha undi, nawe iyawe ifasha. Intego yo guterana ni ukugira ngo njyewe, Imana yaduhaye impano zitandukanye. Nimba yaraguhaye impano y'ubuvugabutumwa, ubwiriza abantu bakizwe baze kuri Kristo. Nimba yaraguhaye impano yo guhanura, uhanure uhana kugira ngo abantu bave muri biriya bitari bikwiriye byenda barimo, bayoboke umurongo Imana ibashakamo. Nimba warahaye impano yo kuririmba, uririmbe nka kurya Dawudi ngo baramucurangiraga abazimu n'abadayimoni cyane. Dawudi agacurangira Sawuli, amadayimoni yacuranga gutya gusa, abadayimoni bose bari muri Sawuli bagahunga. Noneho kugira ngo bari abana bacu bacuranga, barimo ba Beya, Bambangutsi n'abandi, nibacuranga abaje bafite ubucafu muri bo bavemo, amapepo abazi kuririmba baririmba, baje bababaye, imitima y'abantu ifashwe. Vraiment ishitse mu itorero bakaririmba, cyangwa se uzi ko hari n'igihe umuntu asenga isengesho yasenze, isengesho gusa, rikagukora ku mutima, ukumva mu mutima wawe uraruhutse, kandi ari isengesho. So urumva rero buriya hariya hantu ni ahantu hurira n'ibintu bikiza umutima. Niyo mpamvu rero Etienne, dusaba abashumba bacu gukomeza kubaka amatorero, atari ukuyagira menshi, ahubwo bwa bumwe bw'itorero bugume hamwe kugira ngo dukomeze tubonemo ibyiza, ntitubone ibibi, bakomeze mbese, kuko mu itorero byanze bikunze hagomba kugaragara umuco mwiza, umuco w'abana b'Imana, w'urukundo atari uw'urwango. Ese urwango rwoba ruva hehe Etienne mu ikanisa? Kubera iki? Kubera yego twavuze ibyiza, ariko muri kino gihe dusigaye tubona harimo n'urwango. Yes, ari nacyo twari tugiye gusana rero. Tugeze kuri bya bindi rero, kandi bazavuga ngo kubaka n'umwihariko w'abagabo. Nta mbwa yubaka, nta mugabo gito wubaka, iteka ryose hubaka abagabo. None rero uyu munsi turaza gutinda cyane cyane ku bashumba, kubera ko kandi muze kutubabarira, ntabwo ari ukububahuka, ahubwo ni ukugira ngo byinshi byiza twagiye tuvuga n'ibindi tutavuze murabizi kuturusha, ariko kandi hariho byinshi twifuje gusana kuri none. Ndiyo mu bakristo nabo byenda tuzagenda tureba bikeya, kuko ibo navuga ko ari inzirakarengane. Rero amacakubiri mu makanisa n'iteranyuma, aho kugira ko twavuze aho ikanisa ryageraga hazaga iterambere, kuri none kubera iki hari kuza iteranyuma, hari kuza amacakubiri. Ubundi hano mu muhana wacu wa Kenya ni ibiki biri kuvugwa, bazavuga ngo bizabibwirwa benshi bikumva bene byo, wowe bireba ugende wikebure.
nk'uko bivuze muvandimwe, ibyiza nibyo duharanira. Ni ukuri iteka twifuza ko ibyiza ari byo byakagombye kuba ari byinshi, nta kibi twifuza. kandi nibyo tuhatuvuga si uko nabo tutazi ko bakora neza, ariko noneho aho bakoshereje bagomba kumva ko ibyo bibi bakoze bakwiriye kubireka. niyo mpamvu twavuze ngo reka amatorero cyangwa se abashumba, reka mvuge guto sa amatorero, abashumba batari mu nzira nziza, cyane cyane sinzira zindi bari kubiba amacakubiri, bari gutandukanya abavandimwe kandi twese turavukana. ubundi muri sosiyete sinzi ukuntu ubibona, turavukana. urabizi ko tuvukana cyane no mu muco wacu urabizi, byanze bikunze. uza ureba hariya, wareba hariya ugasanga kera muravukana. rero wa muntu hatunga urutoki cyangwa nawe akagutunga urutoki, byanze bikunze urebye neza muravukana. ukiri aho njye nashaka kubanza tubanze turebe mu banyamurenge bageze hano mbere muri Kenya. uwo nzi ngewe ni Apotre Byenda Bishop Muhima. reka muvuge kubera ko n'umubyeyi wanjye nagiye kumenya ubwenge ndi muri Munivame, ni mu itorero ryiwe. yaje hafi mu 2001 hano. ubwo turebye aho ngaho ko turagira imyaka kubahageze mbere, sinzi niba barabahageze mbere ye, nari mvuze we ko ari we kubera ko ari we nzi. ni mu myaka iri gukabakaba 22 cyangwa se tuvuge ko turajyana muri 23. muri iyo myaka 23 Kenya irimo amakanisa ngahe kuri none? kereka ngiye kuyabara imwe kuri imwe, ariko urebye urabona nka hano umoja ashobora kuba hari amakanisa agera nko kuri 3, ariko ushizemo kuko iyo ubaze ririya ryo kwa Semuhanuka nishaka turi gukoresha amazina muze kutubabarira. nk'ariya muri Hope, reka mvuge gutyo, iyo muri Hope ribarirwa muri Kayore, uko nari mvuze gutyo, mbese mu mubare nari nshaka kuvuga umubare. umubare byo twabivamo, ariko ni nk'ijana, ashobora no kurenga, kubera ko muri Kayore ubushize turi gutegura icyunamo cy'Abanyagatumba tumenyesha abashumba, kubatumira, tunabamenyesha ko igikorwa kihari cyo kwibuka. hariho amatorero ari kurenga 20. muri Gasarani hariho ayandi nkayo nka 20. noneho rero tukibaza uko kwaguka kw'amakanisa ni kwiza, yaguka gutangira ikanisa. yego, twatangira kugira abakristo bataragera n'ijana, umupasiteri umwe agafungura iry'undi, kandi kenshi bakayafungurira ku mashari, kuko ntabwo bayafungura ku bw'umurimo w'Imana. ubundi itorero uburyo ryari rikwiye gutangira, wari ukwiye kuja hanze ukaja kubwira bariya bataramenya Kristo, kubera ko n'ubushakashatsi bugaragaza ko abantu 31% nibo bantu bamaze gukizwa, nibo bazi Kristo. abandi bantu bose barenga abo ngabo nkubwiye Islam bafite 25%. wakubitamo utundi tudini n'ahandi hataragera ubutumwa hafi 69% n'abantu bataramenya Kristo. itorero rero ryari kwiye kuza risohoka rikaja kuvuga ubutumwa hariya hataramenyekana Kristo. bamara kumwakira ukahashinga itorero. ariko usanga twebwe uyu munsi byari kanisa, ejo umwe aho yoca undi akacisha umuriro. sinzi wenda ikibitera muvandimwe, sinzi nimba koko nacyo kigaragara yuko bamwe bafunguye amakanisa ariko unyungu byenda za business cyangwa se ari agahayo k'umuryango, cyangwa ari ibyubahiro bashaka, kubera ko ka gacupa ko ku cyumweru, kubera ko mfunguye ikanisa wamara nawe ugafungura narasohotse iwawe, namara tugahura ku buryo mba mvuga ngo uriya aho yoca no hacisha umuriro, nawe ukaza ngo uriya. ibyo ntibigaragaza ko nafunguye ikanisa narasohotse iwawe, ari uko nahamagawe. iyo aba runarisohotsemo neza, hari kuri soko ugenda winjira inzu n'umuryango
ugenda ubiba ikintu cyo kuvuga mugenzi wawe nabi. Ya nico kigaragara. Uriya gutya nimuze dutangire irindi. Nico rero nkubwira ngo nico gihita kigaragarira erega turi abantu burya Imana yaradufashije turiga tuba abantu batekereza umuntu araza yanakuvugisha ugahita utekereza already ugahita umubara ico abashe kukubwira. Niyo mpamvu rero n'aya makanisa rirafungurwa umuntu rero ayafungura kubw'inyungu runaka ziwe, ariko nukuri umuntu wafunguye ikanisa kubera ko ari Imana yamuhamagaye, ari mu muhamagaro w'Imana, biragaragara atari muri bya byubaho. Yego biragaragara. Niyo mpamvu rero havamo sasa buvandimwe, dore niki kintu tuzakigarukaho. Hari dore ko niki kicaje cy'abasponsa nacyo kizodukoraho, bari mu kugira gutya ngo ariko nyine ibaze icyo kintu kubera ko mbonye umuntu ngo akamubwira ati uhabona ndi mu ikanisa ariko ryabarunaka reka wenda mvuge nkanje, reka nitange urugero, ndi umusegege, ndi mu ikanisa ry'abasegege, none gawawa urabona ko ndi umugorora, ikanisa abasegege bari mu kundyamira sinzi ukuntu, none ga wowe ga data wacu cyangwa uririya mbera sponsor nyabuna mfite abagorora benshi ndama mbafata mbazane nawe ga ugirega nikijije nuzozi no guri na apotre cyangwa uriki nuzozino ubona uhitirega ukamusanga kera ntumva ko yisabiye. Uretse nibyo hari n'umusponsor iriye ni pasiteri agashaka akabaririza pe akazabaririza nkaho muri Kenya. Ninde muntu ufite influence, ashobora kuba ari umuhanuzi, ashobora kuba ari umuririmbyi, ashobora kuba ari umuvugabutumwa, kandi buriya harabahamagara ubuvugabutumwa batahamagariwe ubushumba, harabahamagariwe ubuhanuzi batahamagariwe muri ziriya mpano zigera kuri 6 Imana yatanze. Buri muntu wese afite icyo yahamagariwe. Umuntu akamuhamagara kubera ko ari Australia cyangwa ari muri Amerika, nimumbariza aho muri Kenya ninde muntu ufite influence, bakamuha nimero akamubwira yewe nakurikiranye ibikorwa byawe, numva dushobora kukubakiraho itorero, tukagushigikira, tukakwishurira inzu, ikanisa tukaryubaka, tukakugurira sente, kandi n'umucuranzi tukaza tumwishura tugashaka n'umuririmbyi umwe, icyo ngicyo ukagishingiraho kubaka ikanisa, gutandukanya abantu. Izo ngibyo ni nabyo, niyo mpamvu habona harimo urwango, niyo mpamvu hano harimo urwango, kubera ko nimba ufunguye ikanisa wenda hakabaho n'umuntu ubwiraho ahandi agafungura ikindi kijiji, wenda mutumvikana cyakijiji kubera ko mutumvikanye, cikukira urugero ukamusanga habaye intambara. Hari aho bagiye barwana, hari nk'igihugu cy'abaturanyi hari abagiye barwana bagafatana ku mashati ku dututi n'imyenda bakayica. Izo narabibonye n'amaso. Nanjye hari igihugu nk'ahari reka tureke kubavuga, ariko bagiye bafatana amabuye yaratewe ku mashati. Yego, aho tukiri aho demu n'ubundi tuze no kureba ibyo byo gucikamo kw'amatorero cyangwa se gucikamo kw'amakanisa. Ugasanga ubundi kera itorero cyangwa umushumba nta muntu wisabiraga gusengerwa. Oya ntibiba. Umuntu bamubonagamo icyizere bakamutegura bakamusengera. Niyo mpamvu ariko ubu nyine uruko mvuga n'utansengera nanjye ndashingira iryaje. Niyo mpamvu bari mu kuvuga ngo abapasiteri bari abakera. Muri kumva iyo terme ukumva haba nk'akantu ngo n'ubundi ngo abapasiteri ngo bari runaka, bakavugaga babagabo za mfura za ruguru abapasiteri kubera iki? Kugira ngo bagusengere ku bwarimu. Hari abantu uzi ko bagazaguhamagara bakwicaza mu bagabo, bakavuga ngo twabonye ngo tugusengere kuko ikintu, ukazutitira ukazamuwanga ukanga kandi ugatitira kubera ko wicaye mu bagabo b'imfura, uzi yuko aba bagabo yambwiye kino kintu ari serious, nta mikino, ibyo byose ashobora kuba yanavuganye n'Imana. Ikindi kandi demo nta muntu wiyumvagamo ko nshaka gushumba itorero, byari bigoye. Waba ushoboye kubwiriza kurusha pasiteri wawe, waba uzi kuririmba cyangwa waba ufite impano nk'iz'abamarayika, wacaga bugufi imbere y'ugushumbye, bakakubonamo icyo cyizere, bakagufungurira ikijiji, bakareba cyane dufata urugero byenda ntidutuye hano Donihum,
tugasengera za Kayole na za Umoja noneho bakavuga ngo abantu ba Doni Humo bamaze kuba benshi abo kugira ngo bazaze batega umunsi ku wundi nimureke tubafungurire ikijiji hafi ingo zimaze kuba 10 zimaze kuba 20 abo kugira ngo zizaziza hano nimureke tubashingire ikijiji bakavuga wowe noneho tugiye kugusengera cyangwa warusengeye kiriya kijiji niwe we tugihaye kuyobora urumva byabaga ari byiza kandi byabaga biciye mu muco atari nk'ubu ngubu umuntu avuga gutyo ukabona arasohotse yewe hari n'abasohotse abavuga butumwa ukumva kera mu minsi 2 ngo ni ba apotre kubera ko wenda reka ntituje cyane mu bintu by'amatitire cyabise ngaho tugiye kugira abo dutunga urutoki n'ubushake bwiwe nuko yiyumva ariko kandi ibintu by'Imana sinzi nimba ari ukubyirukamo hanyuma tuvuge noneho ibihari byatumye tuvuga rwose uruhare rwacu nk'itangazamakuru rwa buruhe kera kose nkuko twagiye tubivuga twaricaye tubanza kureba nk'ibi byose turi kureba turi kuvugaho tureba uburyo ikirambi cy'imfura z'Umurenge guhana no guhanura ntikikibaho bitewe n'ibyago by'intambara twagiye duhura nabyo abantu barahunga kandi turazerera mu kuzerera dutakaza ireme ry'ibyinshi byatwubakiraga noneho kubera kubibura tubona ko ariyo mpamvu abantu habayemo kutagira icyo tugitinya nta kintu tugitinya mu buryo upfa kuba byenda ufite abakwambaye noneho turavuga twebwe nk'itangazamakuru ntabwo twagenda tubona bimwe bitagenda bimwe bishobora gutuma ubwoko cyangwa sosiyete igwa mu kaga itangazamakuru turebere turavuga ngo reka turebe uburyo bumwe tuzadusana kandi twifuza guhera hano dushingiye ku macakubiri ari hano muri Kenya bwana Etienne nk'uko bivuze umuco wacu wagaragazaga no guhana ndetse no guhana akenshi niyo urebye no uretse no mu ikanisa no mu muryango wasangaga abantu benshi baza guhana cyangwa se bazaga guca imanza zabaye wasangaga ari n'abakozi b'Imana kuko aribo batinywaga bari bubashwe bari bafite values nuko icyo yavugaga bakabimyanga mu gayo ntabogamiye nta muntu ari buhohotere ahubwo babaga bazi nubwo yabaga ari muri muna wiwe yazaga guca urubanza nkuje guca urubanza atagiye guca urubanza nk'ahari bubogamire muri muna wiwe yacaga urubanza nk'umuntu nyine uje guca urubanza rw'ikibazo gihari ariko uzi ko demu kenshi cyane ku bantu bagaragaje ubugwari cyangwa ububagito uretse kubahana babahanura babiyama babacaga n'inka z'iciro kubera amakosa bakoze ibyo byahava wanga kumva inama y'abaguhanuye bagatora abagabo b'amaboko n'abasore b'amaboko bagahambira bagashira ikiboko bagakubita bagaza abana babirukana mu muhana abandi bakabaca ati wowe uyu muhana wacu tuwemere ugende uje gutura niho wabonaga kumva ngo runaka yagiranye ikibazo n'undi kubera ko bamufasha amakosa yiwe baramuhana yanga kumva bamujana mundi baramwangaza aja gutura mundi musozi wiwe hari nabo bacaga dushingiye byenda no ku muco tufate nabagiye bakiraga kiza bambere kubera ko bari inkoko bari za omena benshi bagiye babaca mu kubaca bakabura n'abageni Murenge bakajya gushaka mu bihugu by'abaturanyi urumva ko umuco ari ikintu cy'ingenzi none dushingiye kuri ibyo rero dusanga ayo mahirwe titukiyafite ariko nimba tutakiyafite dufite aya mahirwe yandi tekinoloji yaduhaye dushobora kuzo tuvugaho twicaye isi yose ikabyumva n'aba bandi bireba bakabyumva kandi byazabana ngombwa abo duhanye banga kumva tukabashira no ku karubanda yego bakagira icyo bakora bagomba kugira icyo bakora kubera ko niwo mumaro w'itangazamakuru donc itangazamakuru bwana Etienne ntago tuje guteranya cyangwa se tuje kugira ikindi kibi dushobora gukora ahubwo tuje kubaka gusana ibintu byangiritse tuje gushira ku murongo ntago ari ku mbaraga ariko ibyo byose ni muzumva banyirabo nibo bireba ibyo ari byo byose n'abantu bakuru mumenye ko turi gutanga gasopo turashaka kugira ngo mutadubasha kudutandukanya twebwe dukeneye ubuvandimwe yuko buhoraho dukeneye ko ya matorero yacu akomeza kugira wa muco twanze imyiryane
kandi imyiryaniga iri mu guhera ntugirega ngo iri mu kuba kuba pasiteri gusa iri mu kuruhika afekita no ku ngo ukaba usanga ngewe umugore akavuga ngewe ngo ndashaka kuja aha umugabo nawe ngo ndashaka kuja aha ugasanga habe n'abagore n'abagabo amakanisa arabatandukanyije n'abavukana mu bavuka nabo bavuga ngo ni mu nzu bakaryana kandi ugasanga nyine ikanisa rifite power ariko rero twabitekereje dushingiye ku mafuti abashumba bamwe bari kugenda bakora bagatukisha abandi ngiye guca umugani sinjye wawuciye muze kumbabarira bazavuga ngo ariko reka ngureke si mwiza nari ngiye guca umugani w'abana b'abatwa ariko reka ngureke kubera ko muri ababyeyi twubaha hariho bake bashobora gutukisha abandi ni byiza yuko abantu rimwe na rimwe bagomba kugira ngo burya nibyo wa mugabo yavuze kubera ko impamvu nkiri aho ntaguciye mu ijambo muri ayo makuru ndibaza twarayaganiriye turayazi kandi turayakurikirana turacukumbura de A a Z dufite n'ibimenyetso byinshi bifatika birimo n'umwe mu bashumba bagenzi banyu twakoranye ikiganiro mwarabibonye abatarabibonye baja kuri Mind Mind TV cyangwa kuri BMC twaragikoranye aho ubugome buri mu bashumba hagati yabo ubwabo tutarebye neza muzata abantu mu kaga no kwicana bashobora kuzicana ni agahinda gakomeye cyane mwene data kumvaho umushumba ashobora kuba yavuga ngo ngiye kugambanira mugenzi wanjye muri ubu buryo n'ubu kandi ubwo buryo agasa nk'aho atabutekerejeho burya ntago nshobora kuzira wowe Etienne ntago ugomba kunzira kandi tunagiranye n'ikibazo turebe uburyo ki twakora ibintu bidashobora gukora kuri societe cyangwa bibe byakora ku bwoko muri rusange Etienne ko mbere nagaza mbona yuko niyo byabaga habe no mu gihugu kimwe twabayemo nagaza mbona amatorero nyine yaryana gutyo abana hakaba ubumwe bw'amatorero akaba ari yabasha kugira gute kubunga ariko nyine ukiraho iyo habaje kujabuka iyo uvuye utage mu itorero ngo ari bo babunga ahubwo ukajabuka ukaja mu zindi nzego ntibigaragara neza kandi ubumwe ahubwo bw'amatorero nk'uko uvuze hano dufite alliance dufite shalom ishema ry'ayo ma alliance cyangwa se ry'izo shalom nge numva uretse kunga byonyine bari bakwiye kugira imigabo n'imigambi minini uretse amacakubiri n'amakanisa ku munsi ku wundi ahubwo tukumva shalom ifite umushinga munini wo kubaka byibura nk'amashuri primaire secondaire muri iki gihugu ko turagura ibibanza dukeneye gukora ibi n'ibi no gufasha abakristo mu buzima busanzwe kubera ko ubwo bushobozi barahari ariko babushoye mu mbaraga zo gucamo no kuryana kandi ugasanga n'amatiku n'amacakubiri kugenda barema kuki byenda batashora imbaraga mu kubaka iterambere mu kuzana ibisubizo kandi birashoboka kandi buriya birashoboka rwose dufashe shalom tukavuga twebwe tugize umushinga munini tugiye kubaka ivuriro tukagura ikibanza tukubaka ivuriro mw'abashumba mwe byoshoboka cyangwa ntibyoshoboka ntaguciye mu ijambo ubu nyine hari amatorero hano y'abanyamurenge yaguze ibibanza yes hari n'ayaguze hari n'iryo nzi bafite niba hectares 5 bari kubaka na kaminuza ni ukuvuga ngo rero ubwo bushobozi burahari kandi iryo nimba itorero rimwe riri kubikora noneho ufata ihuriro noneho habaye ikibazo alliance byenda nimba tuvuze shalom ituzanire ibitaro alliance tuzanira amashuri abana bige dufite abana babuze uko biga dufite imfubyi n'abapfakazi bashaka ikibafasha tubaremereza compassion noneho mwebwe mugiye mu bintu bindi bijanye no kuryana no kurwanira ndetse n'ibibanza mutaguze none ubu nyine noneho bigeze umwe asigaye azana polisi undi akazana polisi bose bagahurira ku itorero rimwe ariko noneho hari akarere mperuka kumva ngo apotre nyine niba aba sponsor n'ubundi turimo kuvuga ngo yaraje azana yitwaje n'imbara abapolisi bane aho yagiye mu kijiji ciwe nahasanga hari abandi bapolisi babiri bakata imirongo bijya mu nkiko mu by'ukuri mwabashumba mwe birababaje kandi ni byinshi bari bakwiye kubabarira abakristo tuva muri shampiyona ya Shuka nasubiyeyo buke mu gitondo tuja kubonana nawe nsanga kugira ngo tubonane twabonanye nka saa 3 z'ijoro navuye Kitengera sign yari mu rubanza rw'amakanisa rw'ikanisa ubwo bari bahaye umwe ngo
yiyanditseho ikibanza ngo amare kwiyandikaho ikibanza ngo abandi baravuga ati ngo chifu nimba ari we batumiye baravuga ngo bamwe batwaye ngo ikibanza abandi batwara amabati n'intebe n'ibiki baragabanye noneho nsangaga muri ibyo ndetse ahantu bamwe nkubwira ko hari abantu bakiri imfura umugabo agenda ahamagara umuntu umwe ntavuze uriya mugabo nyine ariko n'ayo mabati ni muyabarekere n'uwobona ngo babasenyeye nabyo ni umugayo mureke nzogera gute nzobubakira ayandi ariko birumvikana kubera ko nimba Kristo wenyine n'Imana kenshi twitirira ayo makanisa tugawe gutyo yego twagabanye niki nibyo baduhaye ariko tubarekera amabati mubarekera amabati ariko intebe na za senti nuko nyine baragabana urumva kandi ikibazo cyabaye bwana Etienne hano ahabaye ikibazo cy'uko bamwe amatorero amwe ugasanga nk'amatorero 5 urugero wenda ni urugero ugasanga tuvuga urugero nka Harvest gifite ibijiji na ntuze na hano kwa Rutebuka ugasanga barakundana cyane none ugasanga ngo kwa Medeo wenda na runaka no kwande ntibumva Harvest na ntuze kurumva none ugasanga ntabwo byari ngombwa ko dukoresha amazina ni urugero kubivuga byenda banyiri bwite abo bireba ni urugero narivuze ni urugero urumva rero ugasanga none no gukemura imanza biragoranye kuko bamwe bari muri uru ruhande abandi bari muri uru ariko turabasaba ubwumvikane turabasaba amahoro kugira ngo amatorero yacu hari ibyanteye ubwoba ari nayo byatumye byenda tugira n'uruhare cyane cyane kugira ngo tuze kugira ibyo dusana numvise ibirego kuri abo baheruka kuzana abapolisi yego ibirego bareganye biteye ubwoba sinotinyuka no kubivuga noneho nkibaza aba bakozi b'Imana baracyafite ubwenge karemano baracyafite wa muco nyamurenge bagiye mu nyungu habe nubwo byo binyungu harimo gutekereza ukavuga ngo nimba ndeze umuntu iki kintu kimureze kubera aya mabati kubera ko twabonye ko aya mabati ni kanisa nibonaniro ry'itorero kuko itorero ry'Imana ninje nawe ku nyungu z'iki kibanda ntutekereze ushiremo nyurabwenge zawe uvuge nimba ngiye kurega iki kintu ndetse harimo na deportation mu buryo bashobora guterura umuntu akarega umuntu icyaha bishobora gutuma bamukura nko mu gihugu cya Kenya bakamujana ahandi bakamwita uwundi bakitana andi mazina bakitana ibindi njyewe nanjye ubwanjye uri kuvuga hano ndashobora gutinyuka kubivuga mu mazina ugasanga ibirego bigeze mu maofisi akomeye nka za Nyayo n'ahandi abandi kugera ku rwego baregana na za P5 n'umwanzi w'igihugu cy'abaturanyi b'u Rwanda ugasanga noneho mu bashumba hagati yanyu ubwanyu ko muraregana ibyaha bigera no gukora ku bihugu by'abaturanyi ibyo bintu byumvise ndavuga mu by'ukuri nk'itangazamakuru tutagize icyo dukora aba bashumba baratukisha abashumba bagenzi babo yego baratukisha ubwoko ikindi kandi baraza guhemukira imbaga nyamwinshi z'inzirakarengane aribo bakristo muri kurwanira aribo bakristo batanga ayo maturo aribo bari mu matorero usange noneho ikosa ry'umugabo umwe rigiye kwafekta ibihumbi n'ibihumbi waratse nk'uko bivuze noneho kibabaje nuko hari na byinshi bitangwa byakagiriye umumaro baba Kristo ugasanga ngo bashoyemo amafaranga muri ibyo birego amafaranga menshi ruswa mu bashumba noneho ugasanga urumva icyo cyonyine ni ikintu kitagaragara neza mu bantu bakorera Imana noneho wamara gutanga ya ruswa noneho ahantu yitanze ayo mafaranga warebye amafaranga menshi batanze wareba impfubyi ziri mu makanisa y'abayandi bayobora bakakwiriye gufasha cyangwa ibyago dufite muri gakondo intambara ziri iwacu twagakwiriye gufasha ibitenge n'ibiryo kuko urabona ziriya ntambara ibintu za systeme bagize no kugira ngo abantu badusonzeshe bicwe n'inzara ariko twagakwiye kuba twohereza ibintu byinshi ayo mafaranga uhafata ugaha bano banyagihugu ngo ya ruswa kubera ko utayafata ngo agire umumaro iriya iwacu kandi yagira umumaro mwinshi cyane urumva rero ni wa mwiryane ni bwa bugome butangiye kuza kubera inyungu z'umuntu ku giti ciwe atahareba za mbaga nyamwinshi
kandi turi umwe turavukana kandi twese turabakristo ko turaja mu ijuru ko turarwanira ubumana. Ese umuntu azayibagirwa abantu bavukana azakora ikintu akibagirwa ko harimo bene nyina na bene se aho ngaho? Uretse ari ikintu waruvuze cyiza ukomojeho, nubwo mvuze ngo ni cyiza mu bundi buryo ari kibi. Urebe ibyago by'intambara, urebe abapfakazi, turetse n'abariri ya ruguru, urebe abana b'abatabazi bari hano n'imfubyi ziri muri iki gihugu. Hanyuma ababyeyi bacu navuga bari imbone, twagiye tuvuga ibyiza by'idini, ibyiza by'itorero, ibyiza by'ikanisa n'ubumwe twakagombye gushakira hariya. Kuri none akaba aribo bishoye mu makimbirane n'amatiku, noneho hakiyongeramo ruswa. Abakristo nkatwe twari dukwiye gukora iki mu gihe turi kubona hari abashumba bari kugenda mu mafuti? Noneho kubera amarangamutima yacu bamaze kuyafata barayigarurira, hakaza mu bintu bya ruswa, abakristo tugakomeza tugakoma amashi. Bwana Byamungu batwihanganire kandi ntibumve ko yuko twabashe kwinjirira umuntu, nta muntu twinjiriye, ariko ababyiyumvamo, ariko ababyiyumvamo barabizi nyine ko murahemukira sosiyete yacu, kandi ko murahumukira n'amatorero aribo twebwe ikintu tuzaza ku nyungu z'amakanisa. iki kintu kino kiganiro Byamungu nimba nakigusaba kikazahoraho kugira ngo tuze tubwirana inama, tunakora inama, duhana yego ntituri abantu bakuru bo guhana, ariko kubera ko byagoye ntihakiba umwanya wo kugira ngo ba bantu twagiraga b'imfura babashe guhana. Ubundi kino bakagombye guhana, dufate n'ayo ma alliance yabo ntiyumvikana. Nuko icya kabiri havutse Shalom, niyo yari isanzwe hego. Iya makanisa yose yagiye acika kuri Shalom, kuko na Shalom yonyine yagiye acika nama, kuko habanje ikanisa rimwe hano muri Kenya. Kuri none dufite ariko kabaka babyendijana, ariko uko agenda acikamo niko bamwe bagenda bumvana ku bushuti bwabo ku giti cyabo, bafite uburyo bagenda bumvana. None se hagati yabo ngabo ninde uzaza kubunga, ninde uzaza kubakiza? Nibyo nakubwiye kuva kare, nakubwiye ngo bamwe baba bogamiye ku ruhande rumwe rw'umuntu wiwe inshuti yiwe ufite ikanisa, undi mushumba nawe akabogamira hariya. Ugasanga rero kugira ngo umuntu agire inama, niyo mpamvu rero tuje kugira ngo tuze tubabwiza ukuri. Kandi bazavuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Ukuri ntabwo ari ijambo bivuga ngo je kukubwira ukuri, ahubwo ukuri navuga ko ari inkota, kandi iteka ryose kuri kurica cyangwa se kuri kugakiza. Ikindi kandi iteka ryose ukuri yo kuje ufite ukuri muri warakumenya. So mu byo tuvuga tuza kubabwira ko turaza kubabwiza ukuri murakuzi, kandi nimba tuvuze ukuri murakumva, ahubwo twaje gusana ibyo tuvuga by'ukuri mubona ko bigomba gukosoka bikosoke. Ikindi kandi tubeho nk'urwego nk'itangazamakuru, tugira uruhare mu mafuti amwe namwe ayo munaniwe gukosora, kugeza ku rwego mushobora guta sosiyete mwirengagije n'amateka y'igihugu dukomokamo, igihugu cyacu ushingiye ku mateka ya colonization, uburyo yagiye ikata imipaka na mbere y'imipaka, ugasanga kenshi n'ibibazo tugira bifitanye isano n'inkomoko. Noneho ibyo byose bikaba bigeze no mu bashumba kuri none, kandi byari bizwi cyane cyane ko mubanzi b'ubwoko bwacu, kandi byose ibibazo dufite twenyine ni ibibazo by'imipaka biba ahantu hose, habe no mu Burusiya kuri none na Ukraine. Buriya ni imipaka bari gupfa, usanga hari abarusiya baraha, ugasanga hari aba-Ukraine baraha. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bya politike bitari bikwiye kwinjiramo abashumba b'Imana. Ariko se muri Kenya ibyo ko murabyinjiramo mugamije kubaka cyangwa se mugiye guhemukira imbaga nyamwinshi? Nukuri Etienne, nkuko bivuze, turasaba yuko abashumba bacu bashaka uburyo bwose habaho muri kino gihe turimo. Iki gihe turimo si cy'amakimbirane, muri cy'amakimbirane. Turebe ikibazo turimo, dushaka ibisubizo, turebe ibihe turimo twatugenderamo. Ubu nyine mugani wa yandimbo ngo ibihe byatugezeho, ubu nyine ibihe byatugezemo si byo kugira ngo tugire imyiryane muri twebwe, ahubwo nibyo kugira ngo dushire hamwe mu buryo bwose bushoboka, muri position yose, mu kintu cyose kigomba. Turasabwa yuko tugomba kuba bamwe kugira ngo
turebere hamwe umuti w'ikibazo dufite nigikemuka yewe tuzoje kuryana iwacu rwose nimba iwacu nimba hazoza haba amakanisa 50 muri quartier nama ariko imahanga saho kuryanira ariko se nyine abantu bari gukorera Imana izivuga ngo ndi Imana yihagije ntabwo ndi Imana ikenera umuntu wayunganira ntabwo ari Imana yorwanirirwa kuri none polisi iri mu kuzanwa mu matorero ngo bigende gute niba nakubwiye ngo ni inyungu z'umuntu ngo bigende ku giti ciwe cyangwa se icubahiro agishakisha rero turasaba yuko haba ubumwe haba amahoro mu matorero yacu kugira ngo ibintu tubashe gukemura kuko nimba atari ibyo ibibazo byacu aho biri kugana ntago ntituzobasha kubikemura bishobora kuzaba nka za Boko Haram n'iby'amatorero aho usanga hari imitwe y'abayisilamu n'iy'abarokore barwana bakicana bagafata intwaro kuko nimba hajemo polisi hakazamo ruswa aho biri kugana hazazamo no guterana amakofi kugambanirana uzusanga itsinda ry'abasore bava mu itorero rimwe n'itsinda riva ahandi ibintu byose bitangira gahoro hatabayeho kwikebura no kubiteganya mbere y'igihe aho biri kugana si heza ariko nanone nakwifuza ko ino kiganiro koko tutazakigarangiriza hano twaba tugisubikiye ahangaha bwana Etienne ariko kandi abadukurikiranye byenda abababajwe nabyo baragira icyo babivugaho muri komantere kandi bakurikirane kino kiganiro kugeza kirangiye kugira ngo bataza kumva ko hari aho twabagwamiye cyangwa hari aho twagiye ahubwo ni inama turi gutanga kugira ngo muri sosiyete yacu tubashe kugira ubumwe n'uzoza uhura kandi nimba twanabugamye nabyo babitwereke muri komenti kuko icyo dushaka nicyo tugamije ni ukubaka ndetse no gucaha kandi mu minsi izaza reka tunabivuge nimba ducashe tukabona ibishobora guta abakristo mu kaga ntabwo tuzabyihanganira kubera ko tuzakora twebwe inshingano dushinzwe nk'abanyamakuru tuzabagezaho ibihari kugira ngo mudufashe kandi natwe dufatikanye kugira ngo tubashe kurwanya iyi mizi mibi iri kubasha kutwiremamo mu bwoko bwacu turashaka ibyiza turashaka ibintu bigendera biri ku murongo mwiza kugira ngo umutekano no gusabana guhoraho kandi na Bibiliya ivuga ngo Kristo azaba mu mubiri muzima na roho nzima cyane rwose ni ukuvuga ngo ibyo byose ko turabyangiza nimba twishuye mu macakubiri ko turarema urwango ko turangiza imibiri yacu ko turangiza ya roho iturimo ari nako turushirizaho gutakaza Imana nimba twagiye kurwana mu buryo bw'umubiri iby'Imana ntibirwanwa mu buryo bw'umubiri birwanwa mu buryo bw'umwuka nimba haje ibigeragezo genda usenge hanyuma ureke Imana yirwanirire itorero ntabwo ari iryawe itorero ni iry'Imana bya Mungu itorero si iry'umuntu Imana niyo yashinze umurimo kandi yatangije umurimo ni nayo izawusohoza rero ntabwo Imana irwanirirwa ahubwo Imana irirwanira kubera ko ifite irihagije ntawe ukeneye rero bwana Etienne tugana ku musozo w'ikiganiro comment rwose haba abakristo haba abapasiteri haba abo bireba reka tunasabe abazaza muri comment ibi ni ibiganiro biri very sensitive bikora ku marangamutima no ku mitima y'abantu kandi ni ukuri ni amatiku murimo ko murafungishanya ko muratanga za ruswa nimugende mugaragaze comment abarundi bazabivuga neza mukoresha imvugo mbabarira amatwi ikindi kandi nimba ufite contribution runaka nawe wumva ko hari ibyo ushobora gusana contribution yawe ushobora kugira ibyisana tuguhaye ikaze buri muntu wese ariyegerejwe kuri izi channel zombi bwana Etienne kugira ngo abashe gutanga umusanzu wiwe kubera ko hari bamwe bafite byinshi bihishe bashaka gutangaza cyangwa kuvuga ibyiza rwose ni karibu kugira ngo ubashe gutanga umusanzu wawe urakenewe ku bwoko ariko ijambo rimwe byenda no ku bakunzi ba Jonathan TV show ariho ngewe mpera ngaha nashimira cyane mwebwe twatangizanye kuva kuri introduction mbabwira imigabo n'imigambi n'intego za Mind TV mukomeje kutwereka ko mudukunda mubana natwe mudusapotinga umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi mutugira inama haba muri comment no hanze ya comment hari comment zanyu nyinshi tugenda twakira abaduhamagara abatubwira bino byaba byiza mubikoze muri ubu buryo hano
mwahakosora hariya mwahongera imbaraga. Mboneho no kwisegura ku nshuti za Mendi Mind TV zimbwira ko Etienne Mendi Mind TV wayitangiye uzutugezaho ibiganiro byiza bicukumbuye. Turabikumbuye tugize igihe tutabibona. Reka mbabwire ko naringize imyaka hafi iri kugana 2 nari mu ishuri, benshi mwarabibonye aho twarimo tugraduatinga. Bisa nkaho biriya biganiro ni ibintu bifata umwanya munini wo gutegura, wo gushaka, kubera ko iyo ugiye kuvuga ibiganiro bicukumbuye nibyo uvuga undi muntu ahagiye hose nawe akabibona. Ariko mushoboje muhishiwe, ibyiza biri imbere. Mukomeze mudukurikirane kuri Mendi Mind TV kandi turabakunda nk'uko bivuze. Rero turashoje ikiganiro cyacu na kazoza. Abantu bose bakurikirana izi channel turasaba gukanda subscribe, commentaire. Nuvuga ngo Bwana Etienne, hari benshi babanga gutanga commentaire kandi zirakenewe. Dukeneye inama. Yes. Dukeneye inama kandi turi abantu twokosha. Kubera turi abantu twakosha. Hari byinshi dushobora kuvuga wenda bikagira uwo bigira, ariko utwandikiye hasi ukatubwira ati aha mwari gukora gutya, mwari gukora gutya, uko nuko twubaka kandi nuko baka societe. Yego, murakoze cyane. Rero ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana bane na